nagiye mfite imyaka 11 niko nakundanye n'iryo kintu cyari kuko mubona kuri iyi foto ko nagiye ngana mfite imyaka 11 nanganaga ahangaha nari maze icyumweru kimwe kigiye burya disi byari ibinyoma ibintu bitanu bitazigera byibagirana byabeshywa abanyarwanda gusa nyuma bikaza kumenyekana yuko bitari ukuri ariko nanone buri wese agahita yibaza ese bandi bari barabihimbye ese ahubwo byaje kumenyekana gute yuko bitari ukuri niki kibigaragaza ibyo byose nibyo twaguteguriye muri video ikaze ni kenshi mu Rwanda hazi inkuru runaka abantu bose bakamenya ariko nyuma ntuzamenye irengero ryayo yemwe wabaza n'abandi bantu bakakubwira ko nabo babyumvise ariko batazi iyo byarengeye ibi tugiye kubabwira kenshi byabaye mu myaka ishize ku buryo wari ukiri muto ashobora kubyumva mu matwi ye bwa mbere ndetse bikamuyobera akayoberwa n'igihe byabereye uyu munsi rero twashubije amaso inyuma tureba ibintu bitanu byabeshywa abanyarwanda ariko bikarangira bigaragaye ko ari ibinyoma ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa Alice wavugaga yuko yagiye kuzimu reka gato tukunyure mu nkuru ye umwari Alice wavuze yuko intandaro yo kujya kuzimu ari ukugira inshuti mbi imbarutse ikaba yarabaye umunsi yagiye kwiyandikisha ku ishuri riherereye mu murenge wa Remera muri Gatsabo umujyi wa Kigali akaba yarahahuriye n'umukobwa amubaza izina nawe amubwira ko yitwa Alice undi nawe ati turitiranwa maze kuva ubwo koko baba inshuti z'amagara bakajya bagendana bakicarana hariho hose bari yewe no mu ishuri uwo mukobwa mugenzi we batangiye kujya baba bari kumwe mu bintu byinshi bitandukanye wakaba yarajyaga azana amafaranga menshi buri munsi bakarya bakananywa inzoga hanyuma umwari Alice akabwira mugenzi we ko iwaba ari abakire bakaba bamuha amafaranga menshi nyamara ntamenye ko baganira atari umuntu usanzwe ahubwo ari Diamond umunsi umwe uwo mukobwa yaje kubwira undi Alice ko atameze neza ndetse amusaba ko yamuherekeza bakajya iwabo ariko Alice amubwira ko bitashoboka kuko yari afite amasomo hanyuma undi ajya kubwira umuyobozi w'ishuri ahageze aratitira cyane anagaragaza umuriro mwinshi umuyobozi amubajije umunyeshuri wamugezi wabo ahita avuga umwari Alice uyu mwari Alice baramuhamagaye mu biro bamubaza nimba azi wabo uwo mugenzi we gusa nigeze ahakana yarabyemeye bahita basohoka ngo bajyane aba bakobwa bombi baciye ku irimbi ry'Iremera mu mujyi wa Kigali bageze mu nzira bagenda uyu mukobwa yabwiye umwari Alice ko yabeshyaga atarwaye uyatangazwa nuko abona ntacyo arwaye koko kandi yabona agatikira cyane anahinda umuriro mwinshi ubwo barakomeza bagana ku irimbi ry'Iremera bageze ku irimbo uwo mukobwa wundi yatangiye kuvuga ururimi Alice atumva amubajije ibyo arimo aramubwira ngo nakomeza kumubaza amagini aramufata ubwo batangira kumwinginga no kumwigizayo ariko aza guhita abona ahantu hatigita ndetse hariyaza amushyira imbere bahita bagenda bagana ikuzimu uwo mukobwa bari bari kumwe ahita amusezera aramubura aho akaba yarahamaze icyumweru akaba yarabashije kwerekwa ibintu bitandukanye kandi akababazwa cyane mu byo yeretswe harimo kubona amaraso yuzuye amajerikani ari muri firigo ahabwa abagiyeyo akaba yarabonye benshi bakorera Satani ariko bagera ku isi bakishushanya bigaragaza nk'abakorera Imana abashaka ubutunzi n'icyubahiro kuzimu abandi bitwa ngo nabakozi b'Imana bakoresha imirimo y'imyuka mibi abarozi abapfumu abakoresha imirimo ifite ishusho y'Imana kandi bakora Satani bayobya abantu babereka ko ari abantu b'Imana ariko bari mu butumwa bwa Satani uyu mukobwa Alice nawe akigera kuzimu yahawe ubutumwa bwo kuzagaruka gukorera ku isi akayobya abantu mu gihe yariyo akaba yaramaze kurahira inshuro 3 gukorera Satani ariko hari hasigaye izindi ndahiro kugira ngo abageze ku ntera ikomeye yo gukorera Satani tuyikuzimu kandi yari afite uburenganzira bwo kwihindura agashishi n'igikeri nyuma y'iyo minsi 7 bamuhaye ubutumwa bwo gusubira ku isi bamushyiramo Diamond w'igikeri abari we bashyira mu mubiri we naho ubugingo bwe barabusigarana ikuzimu hanyuma yongera gusohokera muri rya rimbi yari yinjiriyemo icyo gihe yasanze wabo barabaririje cyane baranarangishije barahebye akigera iwabo aramutunganya ariko ubushobozi yari afite bumufasha kwihagararaho uburakari bwita bushira umunsi umwe yararwaye cyane bamujyana mu bitaro bya Kigali bizwi nka CHUK agezeyo umuntu wari waje kumusura aramurondora amenya icyatumye arwara bigezaho abakozi b'Imana batangira kumusengera bamara umwaka n'amezi 4 wa Diamond ari we gini ryamubagamo ryahise rimuvamo yongera kuba umuntu muzima aratura baramusengera yongera kuba umuntu muzima koko gusa nyuma y'iminsi mike yaje kumuvuga butumwa ugenda abwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hirya no hino
ndetse yabwiye abantu bagishidikanya yuko ashobora gusubira ikuzimu ko bavanayo amaso kuko nta cyiza yabonyeyo cyatuma yongera kujyayo, ko ahubwo akomeje urugendo agana ku Mana yaremye ijuru n'isi. Umwuka w'Imana ngo yahise amubwira ko mu cyimbo cyo kwitwa Alice amwise Rebeka. Yari mwise mu gihe dayimoni cyangwa se icyo gikeri cy'igini cyamubagamo cyari kimaze kumuvamo, ahindutse umuntu muzima. Umwari n'izina yiswe n'ababyeyi be batari bitaba Imana, akaba yararigumanye hanyuma yongeraho Rebeka. Uyu yaje gushakana n'umugabo nawe bakomezanya umurimo w'ivugabutumwa, banafatanya umurimo w'Imana koko, baje no kubyarana. Iyi nkuru y'umukobwa witwa Alice wagiye ikuzimu maze kubabwira, ndabizi neza n'ibyo gihe wari waraciye akenge uhise uyibuka ukuntu wajyaga mu rusengero bagera mu gihe cy'amatangazo bakavuga ko nyuma yo gusenga abashaka barumva ijwi ry'ubuhamya bwa Alice maze bose bagakoma amashyi bishima. Iyi yari inkuru y'umukobwa witwaga Alice wavugaga ko yagiye ikuzimu akabayo ajyanyweho n'inshuti ye y'umukobwa biganaga. Muri ubu buhamya yavuzemo byinshi bibera ikuzimu, nuko abadayimoni bakoramo baza gushaka abantu hano ku isi. Gusa ibi uko byagiye bigaragara yuko ari ibinyoma. Ijambo kujya ikuzimu, gushaka y'ubukire cyangwa se n'ibindi byagiye bivanga. Nanone kandi tuzi benshi mu duce dutuyemo twirwaga tuvuga ko bajya ikuzimu kuzana y'amafaranga. Abo babaga ari abantu wabonaga bari gutera imbere bidasanzwe binyuze mu kwiyuhakuya kwabo ndetse no gucunga neza umutungo wabo, ariko abenshi babona koko bari gutera imbere ibyabo bitagenda bakavuga bati bajya kuzana amafaranga ikuzimu. Nyuma y'aho u Rwanda rumariye gutera imbere rero niho usanga benshi batebya babaza inzira umuntu yanyuramo ajya ikuzimu kuzana amafaranga. Ariko guhera mu myaka yatambutse yewe n'iy'abasokuruza bacu nta wigeze abona iyo nzira. Byaje kugaragaza yuko kuko ari ibinyoma. Ikintu cya kabiri cyabeshwe ni imperuka y'isi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Umuntu wese wari mukuru muri uyu mwaka w'ibihumbi 2000 cyangwa se imbere yaho azi neza ubwo abantu bose mu Rwanda bagize bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi ntibuka neza ko isi zarembuka, abayiriho bose bagashira igasubira uko yaremwe. Benshi bagurishije ibyabo ndetse yemwe n'amafaranga bayishimishagamo bavuga ko n'ubundi nta gihe basigaje ku isi, ku isaha n'isaha isi zarembuka. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2000 abavuga ko ari abahanuzi nabo ntibahwemaga gushishikariza abakristo kwihana hakiri kare bakeza imitima yabo, ubundi bakicara bagatekereza igihe Imana izaza igatwara abagaragu bayo, dore ko bose bari bizeye ko uwo mwaka nta kintu uzasiga ku isi. Gusa benshi nanone baje gutungurwa no kubona uwo mwaka urangiye binjiye mu 2001 amahoro ariruhutse, abari utwabo batangira kwicuza. Ikintu cya gatatu nacyo cyabeshwa abanyarwanda no gukubitwa n'amadayimoni. Niba bitarabaye aho wari utuye, njye wacu byabayeho, aho numvaga inkuru ngo z'abantu bahuye n'amadayimoni ngo akabakubita. Yemwe bamwe nari mbazi, ariko nta numwe wigeze anyibwirira ko yakubiswe n'ayo madayimoni. Hari kandi tumwe mu duce abantu birindaga kunyuramo bavuga ko tubamo amadayimoni bashobora gukubita abantu, ariko ibyo nta gihamya yewe mu myaka ugize ntacyo wavuga kibigaragaza. Ikindi kintu cya kane nacyo cyabeshwe ni ikibuye kizagwira isi. Byaranavuzwe kenshi kandi benshi bariheba bategereza urwaje ngo rwitwarire abagaragu b'Imana. Ubwo havugwaga ko mu mwaka wa 2012 mu Kuboza hazaba imperuka izabiturutse ku kibuye kinini kizagwira isi yose kikayitwikira, bityo buri kimwe cyose kiriho kigahungabana. Benshi baraye amajoro bategereje ko imperuka iri bugere, gusa amaso ahera mu kirere, mu gihe abandi bo bari biriwe basinziriye ngo nibura icyo kibuye kize basinziriye bagendere rimwe, ariko barategereza baraheba. Na n'ubu kandi abandi bantu benshi bakigendera mu nkuru nk'izo usanga bateguza abantu ko henda kuba imperuka, ariko ugasanga uwo munsi bavuzeho urarangiye. Ikindi kintu cya gatanu abantu babeshywe ariko atari ukuri ni iki ngiki. Mu myaka myinshi abantu batishoboye bakomeje guhabwa inyigisho zibashishikariza kwihangana, kwemera ubuzima bubi barimo no kwihangana. Benshi babwirwaga gutya: abakene ntibazinjira mu ijuru, umukene agira imigisha myinshi yihari imbere y'Imana, imibabaro yawe igipimo cy'ukuri intungane. Gusa ibi siko biri, ahubwo ubukene bavugaga bwari ubwo ku mutima. Aya magambo yagiye atishwa mu nyigisho z'amadini cyane cyane mu gihe cy'ubukoroni. Abayobozi b'amadini bamwe batumwe n'abakoroni bashishikarizaga abantu kwakira ubukene nk'igisubizo cy'Imana, aho gusaba impinduka cyangwa se gutangira urugamba wo kugira ngo nabo babeho neza. Kandi ibi byagize ingaruka zikomeye kuri sosiyete. Abakene bagumye mu bukene bibwira ko ari ugucungurwa.
ubukene bwabaye igikoresho cya politiki. Umuntu wese wavugaga iby'iterambere n'ubwisanzure yafatwaga nk'uwitandukanya n'Imana cyangwa se umwigomeke. Abayobozi bamwe b'amadini cyangwa se amashyaka bifashishije inyigisho kugira ngo batange ubutumwa butuma abaturage batiganda ndetse batanashaka uburenganzira bwabo. Ukuri gukwiye kumenywa nuko ubukene si ubutagatifu, ubukene ni ikibazo cy'amateka, ubukoroni, ubusumbane, ubuswa bwa politiki, ruswa no kubuza uburenganzira. Imana ntikunda ubukene, ahubwo ikunda abantu kandi irifuza ko bagira imibereho myiza, icyubahiro n'ubwisanzure. Hari n'ubuhamya bwa bamwe mu bagabo b'abanyabwenge ndetse banabaye intwari za Afurika bagiye babivugaho. Ubukene si umwuka, ni imiterere y'imibereho mibi igomba guhinduka. Ibi byavuzwe na Nelson Mandela. Undi arongera ati, umuntu ufite igifu kirimo ubusa ntashobora no gutekereza ku isengesho ryiza, ariwe Thomas Sankara. Ngibyo rero ibinyoma bitanu byabayeho abanyarwanda bakabyemera, gusa nyuma y'uko imyaka yagiye ihita bikaza kugaragara ko kuko atari ukuri, kandi abanyarwanda bari barabyemeye. Buri wese agasigara yibaza ngo ese byarengeye. Ngiri iherezo rero. Reka mbashimire mwese twabanye muri video. Nibegeye ukanda subscribe ndetse nakajya kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Narukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Witsa kandi ko nyirizina n'ingiye umuntu udasanzwe kuvuga ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndintore idacogora umuhamya be n'imigambi. Rinyira amatwi vuba byose nyiri nyinshi usanga hose ndi nkubita ushendinga njitanyeganyega ndumugano w'amagambo ndirimbo y'isoko n'amasunzu. Yo munyangiso nk'inyange, n'umunyamutima w'ingabo zakiriwe. Intore itarambirwa, nidanga bigutarunduka. Isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga ukuri. Ngiye di Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video y'ubutaha.